niyo wapfa ntitwakwifuza gupfa ntaramenya amakuru nyine. Arankubita bugezeho yarankubise aho bugeze, ndavuga ati numva yankubita numva ntago nkubise. Muri iyo kantini bafashe ibintu byanduye byangiritse abijugunye muri poberi, naragiye nanjye ndabifata. Aho ngaho ibyo bintu nkabitwara nkajya kubirira hirya bira mu rugo, tangira nyine kuba ku muhanda. Ubwo nanjye nkacungana nuko bafunga salo nkavuga ngo ndasigaramo nkaryamamo. Neza ngiye kubasuhuza abakunzi ba Dark Side. It's another episode, it's another life, and it's another story. Ngarutse bafite undi mutumirwa nkuko nabijeje. This time bafite undi mutumirwa afite inkuru nyinshi zitandukanye, ariko araduhitiramo imwe ishobora guhindura ubuzima bw'abantu batandukanye. Mbashimiye ku bw'ama episode yatambutse mwabashije kureba. Nanabaye ikaze muri episode zose zizakurikiraho n'izizaza nizo turi gukora. So, nitwa Mutaka Sonia, turi kumwe muri Dark Side. Dark Side ni ubuzima bwacu, nongere mbibutse ni ubuzima bwacu twanyuzemo, ni igice cyacu twanyuzemo kitoroshye kuri twebwe, ariko kigira abantu gifasha. Kuko twabivuyemo, niyo mpamvu dufite inkuru kugira ngo duhereze abandi imbaraga zo kubivamo cyangwa wenda kubijyamo. Bahaye ikaze nanone, ndabakiriye mu kiganiro cyacu Dark Side. Reka nakiri umutumirwa dufite umunsi. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Nitwa Mutaka Sonia, this is Dark Side. Ni igice cyacu, uruhande rwacu rutagenze neza mu buzima bwacu, ariko dusharinga abantu kugira ngo inkuru yawe ibashe kugira benshi ifasha, cyangwa se benshi yahereza imbaraga kugira ngo ibyo bintu batabijyamo, niba birimo bivemo, niba batarabijyamo niba bijyamo. Ni ubuzima bwacu busanzwe, kandi nzi kuba kiba cyacitse uko Imana yabatumye ko tubicamo kugira ngo tubivemo tubere urugero abandi. Bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Dark Side. Murakoze cyane. Amazina yawe? Nanjye nitwa Yasubiza Enoch. Nkaba nturuka Nyamasheke district. Nyamasheke. Enoch, turakwakiriye muri Dark Side. Murakoze cyane. Mu bintu bike ndi bukubaze mbere yuko duha inkuru yawe, ndakubaza wenda ibintu ukora, ufite umuryango? Umuryango, mama na papa ndabafite. Warabyaye uri mariye cyangwa? Ucyari umusore? Ndi umusore. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 21. 21. Thank you so much. So Enoch, tujye kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Ubuzima habamo ibice bitandukanye. Mu buzima bwacu tugira ibice twagiye tunyuramo. Hari ibibabaje cyane, hari ibyo tunyuramo kugira ngo tube abo turi bo. Uyu munsi tuguteza amatwi kugira ngo tuganirize ku byo wumva ushaka gusharinga abantu, cyangwa se wumva ushaka gusangiza abantu, kugira ngo wenda ubwo buzima barimo uyu munsi, niba muri story ugiye kutubwira cyangwa mu nkuru ugiye kudusangiza harimo abantu bameze gutyo cyangwa bashaka kubijyamo, abo ni abantu babiri batandukanye. Hari wabigiyemo, hari ubirimo, hari n'ushaka kubijyamo. Sibyo bitewe n'ubuzima. Ngo haye ikaze rero, ntabwo ndi bukoze amagambo menshi nubwo nayakubajije, ariko uyu mwanya ni wawe. Nakoze cyane. Murakoze. Mu buzima umuntu agenda ahura na byinshi, afite byinshi biba byaramubayeho, nawe urabigize. Hari inkuru yawe, hari n'iyanjye. Nazo zigiye zitandukanye. Ndibuka
ahashize hari igihe urubyiruko twiha kuba ushaka kuba nk'undi muntu cyangwa bagenzi bacu, inshuti dufite mu baturanyi cyangwa se ku ishuri bibaho cyane. Hari igihe uyibagirwa ntuyimenye muri make, kubasha nyine kwimenya ngo ndinde nduyu nduwuhe. Nibyo benshi urubyiruko bamwe muri twe dukunda kwisangamo muri ubwo buzima kandi bukatugora cyane, ku buryo iyo utomboye ukabivamo umenya ko wari warayobye, ariko ubimenya ari uko bya bintu bibi byakugezeho. Hari ibintu bajya bita dangerous, iyo uyibonye dangerous nibwo ujya wabona kuvuga ati bya bintu ni bibi. Si kera cyane mu gihe cya covid itarazaho mbere yo gato tukiri ku ishuri, n'andi umwana mwiza mu rugo batuma buri kintu cyose papa na mama burahari mu rugo. turi abana 6 muri 6 kuko impamvu mbikubwira mu bana 6 ndi uwa 3 muri 2 ntabwo ngiye kubajajira ntibabashije kwiga, ninjye wabishoboye. Niyo mpamvu rero mu cyaro hari izina ibintu tuba tuvuga ngo umwana wa mbere yatize ngo bose bararera. Ibyo bintu ntabwo mbyemera, ntabwo byambayeho. Uwa mbere niyize, uwa kabiri nuko yanza ndi uwa 3 ariko narayasoje. Impamvu nkubwira ngo ndi uwa mwana w'intangarugero muri 6 nari imeze nk'ari ngefura mu rugo. Ndi wa muntu mwiza utuma nyine ukuntu abapapa wa muntu nyine ababyeyi bavuga ati umwana mfite ni runaka. Icyo cyizere nyine nabashije kukiyaka barakimvaho pe. Kandi si ku bindi mpamvu cyangwa ku cyabayeho, ni kutamenya uwuriwe umenye uyu nawe. Nibyo urubyiruko rwinshi dukunda kwisangamo, bikadutera nyine guhura n'ibintu tutateguye cyangwa ababyeyi bacu bataduteguriye. Ubu nkubwira nagize inshuti yari umwana bari abakire. Yego natwe ntitwari dukennye, ariko ari ukuntu nyine uvuga ati ubushobozi butandukanye. Bari n'abakire kuko ababyeyi banyu ntibabashije kwiga, ariko we bari barabashije kwiga bafite n'akazi ka leta. Si ngombwa ko namuvuga, ntabwo ari ngombwa. Ikintu mba ashaka kuvuga ni ukugira ngo mu buzima tubayeho kwiga no kwigisha. Ushobora kwiga cyangwa se ukigisha, ni ibintu Imana iba yaraduhayemo ubushobozi. Nagushimira ijambo gatoya. Nagira ngo wenda dusangize inkuru yawe y'uburyo ki urwo rugendo rwakugendekeye kuva byatangira, uburyo byatangiye n'uburyo wisanze muri uwo mwanya. N'uburyo wisanze utari umuntu ucyubaha ababyeyi cyangwa utagihesha agaciro ababyeyi, ariko ukavuga uti ngewe aya masaha uyu munsi nicuza impamvu ibyo byose byambayeho. Iyo turi kumva inkuru cyangwa se turi gusharinga inkuru cyangwa dusangiza inkuru abandi, no kugira ngo dufite urubyiruko rwinshi, dufite ababirimo, dufite abashaka kubijyamo, dufite abari kubyinjiramo batabyinjiramo neza. Biba inama nziza cyane iyo nko kubakebura, bati uyu niba yarabivuyemo, niba yahuye n'ibi yabigiyemo, reka nanjye mbivemo. Uyu niba yarabashije kugerageza kubijyamo akaba yarabigiyemo bikaba byaramugendekeye gutya, nanjye si ngombwa ariko ngera kuri iyo etape. Ubwo buzima bwose abantu bose bari gushaka gucamo cyangwa se kugerageza, ugasanga twese
nk'urubyiruko cyangwa se n'abari munsi y'imyaka yawe cyangwa n'abari mu myaka yawe kugira ngo batazagira kwicuza nk'uko wenda wagize. Niyo mpamvu nshaka kudusangiza inkuru yawe kugira ngo urubyiruko rwumvireho. Inkuru yanjye ishingiye kuba kuri njyewe nta wundi njyewe byabayeho nyine biba byarabaye ngo twigishe abandi bagenzi bacu. Wongerejwe kugira ngo bakumve neza. Byarabayeho kugira ngo biba byarabayeho kugira ngo twigishe n'abategura kubijyamo bakabivamo. Kuko nk'uko nakubwiye nakuze ndi umuntu ufatwa nk'umuntu mwiza mu rugo, nza kugeraho ngira inshuti imwe hiyongeraho n'iya kabiri. Hari ikigero tugeraho aba bana b'abahungu tukumva ko turi top, ikintu cyose kumva ko ari yego na oya. Twaje kugeraho muri ubwo nari ndi turokome nibwo nari nkikigeramo, ari nabwo covid yahise iza. Turakundana cyane, ahari niho ndi, aho ngiye niho agiye, niba bantumye turajyanye, niba badadutumye turi hamwe it's okay. Biza kugeraho kubigera kuri rwa rwego covid ije, ndabyibuka nibwo base bafunga amashuri tubatubonye umwanya uhagije. Kumva twari abanyeshuri nta kindi twari gukora, twari duturanye. Noneho haza kuzaho ibintu bijyanye ngo kujya gukina komedi. Twari ahantu hari ikigo bari barafunze tukajyaho bahita muri apederi. Tukajyayo twajyayo ku wa kabiri, ku wa kane no ku cyumweru nyuma saa sita. Twahoraga turi abantu benshi ukumva abakobwa abahungu. Ubwo muri abo bantu twe twari top muri bo, nitwe bagenderagaho. Gusa tuza gukora imwe ebyiri bigeraho biranga, turavuga ati noneho tugomba guhindura bya bintu bya gisore nyine. Tuba turakomanje turavuga ati ngiye nzabona ya twimuke tuve Nyamasheke tugera Rusizi. Turagenda ngo tugiye gushaka geto tubemo nk'abajama, noneho ngo dukore tujye mu studio kuko niho yabaga akenshi meza ngo dukoreremo. Icyo gihe nyine twaje kugenda tugezeyo kumva twase twigira mu bindi. Ntabwo papa si twari dufite siyo twakoze, ahubwo twese tujya mu bindi. Kuko njye nari ndimo nk'umuntu uzi utuntu twinshi, nahise mbona akazi hano muri salo mbasha kuhakoreramo. Ubwo mu kuhakoreramo nibwo nabashije guhura n'abantu benshi. cyane ndabizi narabikoraga ariko bitari by'umwuga, bya bindi nyine kugerageza ubuzima. Ubwo mba ndi piveti, amafaranga kumva twajyanaga twarakodesheje tugura ibintu uburyo bwo kubamo, iminsi ngaya barashize. Bigeraho nyine bakajya basitaraguringa bahamagara aho mu wabo. Sorry niba naguciye mu ijambo. Amafaranga mwatwaye yakwiye. Amafaranga buri wese buri kumva hari ukuntu umuntu avuze ati ngiye nzabonayo, nanjye nzabonayo. Aho umwe yakuraga ntabwo twabikumansaho cyane, hari uwayibye se. Njye ndabyibuka. Wowe wayakuye hefa? Njye nari mfite agatungo mu rugo. Itungo mu rugo? Ndayigurisha. N'ingurube. Ndavuga ngo ngiye nzayigurisha ngende. Ariko nyigurisha mu buryo iwacu batabizi, kuko nubwo bwa mbere urumvisha ufashe icyemezo ntavuze. Kandi uvuye mu rugo? Mvuye mu rugo. Noneho n'ikindi mva mu rugo ntabivuze kuko ntabwo bari kubyemera. Bavuga ati umwana agiye, ntabwo kumva umubyeyi kumubwira ati ndagiye, ntabwo bari kubyemera. Ngenda navuze ngiye, bagira ngo umwana aragiye aragaruka, kumbi nafashe imyenda ibiri ndigendera. Twagezeyo twifite undi muntu uriyo adushakira inzu, twagiye tuyisanga tuyijyamo tuyibamo. Ngomba nkorera kuri iyo salo, maze kuyikoreramo iminsi mikeya, n'aba batipe ubwo bahigaga ku ruhande kuko bari bafite niba babakire akenshi yahamagaraga meri we
sinzi buri wese afite ukuntu abanye n'undi. yego ya ubwo bibaho iminsi icyumweru bibiri ukwezi kurashira babigezeho twatse ay'inzu noneho reka abure abure iminsi 3 icyumweru ubwo bahajya ubwo inama bamwita nyiribyondo ubwo ni nyine nyirimazu arasha avuga ati ngabo ya Rusizi timwaba tipi mati wapi ntago mbishira dabatereka tuyawushaka tunayaguye ntago tubikeneye tureba ukuntu twavuye mu rugo twari tumeze neza dusiga ababyeyi deni tumaze kubasuka turavuga ngo ikintu cyakurikiraho ntago wasubira mu rugo gutya nayo top wari ufite mu rubyiruko bazi ngo agiye gushaka ibicukuzaza uri icyamamare biranga turavuga ati ntitwasubira mu rugo tangira nyine kuba ku muhanda ubwo nanjye nkacungana nuko bafunga saro nkavuga ngo ndasigaramo nkaryamamo icyo gihe ntago inzu mwashoboye kwishyura baratwirukanye ubwo buri wese abagiye ukwe n'undi ukwe umwe yahise asubira mu rugo ndabyibuka undi we yabaye mu rugo nk'icyumweru nako yabaye nkaho mu mujyi sinzi aho yabaga nk'icyumweru kimwe abasubiyeyo noneho nanjye nsigara mu mujyi ndowomo ndafate se kitongo nari mfite narigurishije nkava mu rugo ntabivuze ndajyahe kumva ko no mu rugo baramamagara kasimfa telefone uri waranze kubitanga nari kuba ubuye busobanuro bibaho ubwo meza nkanyakiriza muri iyo saro gusa unyiri saro avuga ati wowe noneho ugiye kujya ubamo hano ukore n'amasuku mu hano dusanga wayakoze deni ubwo ngubwo uraremo hano biba ikiguzi cy'uko uraramo ngaho ukanakora n'amasuku ubwo byaje kurangira hari undi muntu wahise umbwira ati kuko aho ngaho narahakoraga kuko urabona hari abantu baba bari professional mu kintu bakandusha nyine ngasanga mfite umukiri umwe babiri ku munsi ndakenera kurya ndakenera kwisiga warabyimenyeraga ubuzima burancubira burancanga bumaze kuncanga haje umuntu arambwira ati waretse ukaza ukajya mu rugo iwanjye ko ndi gutegura nanjye gukora saro basi ukajya unyakirira abantu ukanabagayidinga yari umuntu w'umukire niyo kuyobora ahantu bajya no gukurura ba bantu nari mfite aho wenda bakaba bagiwe urabizi bijya bibaho cyane bimaze ndavuga ati se najyayo mbibwiye bosi wanjye arandakarira yumva ko ngiye kugira ute kumuta ibyo nakoraga urukumva namufite inyungu nyinshi namumba namukoreraga amasuku nkakira n'abakiriya ubwo aramaze kubimenyera bigeraho arambwira ati noneho rero sinyogushaka ubwo nawe mumugishije inama yumva ko nateshutse nagiye arambwira ati noneho rero ubu ngubu wagenda sinyogushaka nta n'igihumbi nari mfite ku mufuka ngo uva ndatega njye mu rugo sinari guhamagara mu rugo mvuga ati ndahangaha kubera ubwoba nari mfite wenda niyo namubugara mu rugo hari igihe bari no kunyumva ati mwana wanjye taha ako sinabitekereje bwarije ubwo bwa mbere naraye hanze burenda bucya nkanuye hanze gutya imodoka zigenda zikagaruka ubwo naratembereye umujyi nkajya ahantu habereye igipate cyashira nkajya ahandi ahantu bajya amasanga kumva nari maze kumbaka mu mujyi maze kumenyera noneho mbonye birangiye bigeze nko mu masaha 8 naho kujya mfite njya gare nicaramo buracya ubwo ndongera ndavuga ati naraye nicaye nariye nkanuye ubwo uri kumva ko navaga ahantu hamwe bakinze kuko bakinze nabo nkajya ahandi nkabatanga hashobora kuba batarakinga nkajyayo uwo masaha yabaga ari gukora n'urabona hano bafungira hamwe nizerezamo birangira ngeze mbone saa 9 zigeze mbona bati kandi nshobora kuba najya muri gare mbona abantu mu muhanda nabo
mbona mu makaritsiye naho kujya mfite mpitamo kujya muri gare kuko ariho nari muri kubona hari abantu. Ngeze muri gare hari agatipe twese tumenyanyiramo kakoraga ku modoka, abantu bita bataniboyi bagenda ku modoka zino z'amatagisi. tuba inshuti, arancumbikiye. Ubwo nibwo nahise mubwira situwasiyo zanjye ndimo, nuko navuye mu rugo aranyumva ati noneho ngwino mu rugo ngiye ndikodeshereza mba njyenyine nzagushakira akazi. Amaze kumbwira ngo nzagushakira akazi, ambwira ukuntu ahantu akora ari heza, ndavuga ati okay, ibintu bishobora kuba ari sawa, inzozi zanjye zishobora kuba zaba izi ngizi. Urabumva kuba naho nari mfite ho kujya, kumva nahise ngenda. Uwo mutipe yanywaga itabi, inzoga, sometime nyine abona abantu b'abashoferi bazana amabibi kenshi, ariko nyine nabashaga kubyihanganira kuko naho kujya nari mfite. Ubwo ni muri covid, nta amashuri yari ariho, nta kwiga kwari guhari. Navuga ati se ubundi kwiga ko bitakiriho ndajya mu rugo nkora iki? Ndabwira mu rugo ngo iki? Numvaga muri njye nyine nzasubira mu rugo naragafashe, naragiye ngiye gushaka amafaranga kandi ngomba kuzasubira mu rugo nyafite. Warwaniraga gusubira iwanyu ufite amafaranga? Mfite ya mafaranga nagurishije, ku buryo mvuga ati mfite arenzayo. Mu gihe narayabona umva gutasubira mu rugo, uko narinze. Ariko ayo mateka, ibyo bintu ntibyari no gukunda. Haje kubaho ubwo tubanayo ukwezi kumwe abiri. Wa musore gusanze muri gare? Ubwo nahise amapasi nk'uko byabiri yabimbwiye, anshakira akazi, anjya gukorera. Bisa nkaho bari abasore babiri bari bafite akazi keza, ariko tubana mbafurira. Ubwo byahindutse akazi ko mu rugo? Ariko sinahembwaga. Nyine twaribaniraga gutyo, bakazana ibyo guteka tukaba nyine uko free. Nandatayiraga bakora ibintu byose, gufura, gukoropa, guteka, uretse ko nta nibyo bataguhemba. Ntabyo ntabwo bamembaga. Ubwo niyemeza kuhaba, noneho bigeraho hari ukuntu ubona amahirwe ahantu then ukanarengwa. Ubwo nahabaga nta kibazo mfite, nshaka umushahara. Barambwira ati niba ushaka umushahara ubwo wafata ukagenda, kuko ibintu tugukorera, kuko uri kumva nanjye imyenda nambaraga yarabaga ari iyabo. Iyo yasazaga bahitaga bayima, batagikeneye kwambara, tiyambare inkweto. Nuko bumvaga nyine ko ari uko kuntunga, ari uko nguko. Ubwo bibaho ngaho. Abo batipe b'abasore twabanaga baza kugera ahantu bakoraga, bashaka kuhiba nyine, noneho barankoresha. Ejo bindi nakubwiraga, hari igihe ibintu bikubaho utarubizi. Umwe yari umudije, adija ku ntunda akorera umukire, noneho ashaka kwiba nyine imashini yaho, kuko zari nyinshi. Yakoreraga no mu makwe, bakajya kudijira mu birori runaka, ukumva nyine bari bafite ibyuma byinshi. Umunsi umwe ashaka kuba yakiba imashini yaho, noneho arampamagara ati ngwino hano ku kazi undebe. Ni ahantu nyine ukumva hari ibiro, ofisi, bakagenda bagafatamo ibikoresho, bamara gufatamo ibikoresho bakagenda kuri amasayiti ahantu runaka. Mageze arambwira ati amamvirope ipakinzemo imashini n'imigozi n'utundi dukoresho twabo. Arambwira ati imashini yinjyanire mu rugo kandi yibike kure. Ahandi wabaga bakwirukanye? Kuri ba basore babiri. Arambwira ati iyi mashini yinjyanire uyimbikira ahantu kure. Imashini arayima ndayijyana, numvaga ko ari ibintu bisanzwe. Ndagenda nayifungura, ariko sinari ibyo mfungura ibyo ari byo, ko ntayo nari nzi. Nyirambikaho bisanzwe.
iminsi 2 araza arataha arambwira ati iyo mashini naguhaye genda ubibike mu cyumba cyawe, nurangiza kuyibika mu cyumba cyawe nzakubwira igihe uzayikuramo. Niko yambwiye. Ndavuga ati okay, nanjye numva ndishimye, mva ati mbonye ibintu nshokoza nta nibyo narinzi. Then aza kugeraho bibaho kenshi, aravuga ati imashini kuki yagiye. Araza ateka imitwe, birakunda biramuhira, sinzi uwabeshyeye ngo aho yayisize. Ibintu birarangira, imashini ubwo yaje kuyinyaka, sinzi icyo yayikojeje. Noneho ukumva icyo cyavuyeho arayitsindira. Noneho urabona iyo ukoze ikintu ntufatwe, birangira ugize akamenyero. Ashaka noneho kuzajya gucyura urufunguzo rw'intuza rwa ofisi yabo, ararucyura. Noneho aza kuza gusubirayo nijoro, masaha nijoro bakinze. Ubwo urukumva nijye twajyanye. Yahoraga kwifashisha? Njye twajyanye. Ubujura bwose yakoraga yahoraga kwifashisha? Ni ukuvuga ati nyine nkanjye twabagaho, yarambwira ati umva Kado tugende, turajyana tugende ku kazi, niho ngiye kureba ibi n'ibi, ngo tugende untwaze. Nanjye sinarinzi ngo ni ukubyiba, nzi ngo ni uburenganzira bwe. Yaje gufata iriya mixer, urayibona? Mixer nyine zino bakoresha bahuza mikoro na mikrofone. Arayifata arayitwara, atwara na mikrofone, ndumva yatwaye na puri. Noneho ngewe arangije arambwira ati anyohereza ahantu ngomba kubijyana. Hari ukundi umusore w'inshuti ye, ariko we namubonaga aza kubasura gutyo, nyambwira ngo nyijyaneyo. Noneho nyijyanyeyo, arambwira ati uyu mashini ibyo bintu, iyo karito nguhaye nuyigezayo, numara kuyigezayo wowe umubwire ko ari njye ubiguhaye, ubisigeyo. Bwakiye mu gitondo baje kubireba barabyubura, barababaza ati ibintu byagiye, ati simbizi. Bakora iperereza basanga niwe wacyuye urufunguzo. Arangije arambwira ngo namwibye urufunguzo, njya ku kazi ke kandi ari wabikoze, mfata ibyo bintu. N'uwo musore arangije aranshinze, arambwira ati umwana ntiwanzaniye ibi bikoresho, kuko umusore we ntabwo yari ari ku kazi, bari inshuti bisanzwe. Ngo ndabizane, arambwira ati ndabizanye ngo abimbikire, nanjye nabibitse. Ubwo direct ikintu nahise nkora, nyine hari ukuntu baba bari mu iperereza bataragushinja, nahise mfata ndabahunga, ngenda navuze bitanurongera. Kuva i Kamembe mu mujyi ujya ku rya Kane, barahazi hano ku rya Kane niko bahita, nagiye n'amaguru. Uri kuva Rusizi? Ni Rusizi mu mujyi Kamembe. Noneho ngenda ahantu bita mu Bugarama ku rya Kane n'amaguru. Ubwo muri iryo joro nahise ndonoka, nyine ndacika. Ubwo igihamya cyahise kimfata, habaho kunshakisha. Ubwo nagezeyo, nagiye ahantu ntazi ibyo ari byo, nta kindi ntari gukora. Naragezeho ndagenda, amaguru arandya, ndabyimba, ahasigaye ndyamyeho ngeze. Naryamyeho ngeze, icyo gihe naranaryamye nka saa 11, nikangura mbonye hari mu gihuru, nikangura mbonye abaye saa 6, saa 7, saa 8. Nari maze iminsi 2 ntararya, naze kurya ibyo ari byo, nta kurya, nta gukaraba, nta koga, ntaki. Iyo ni inkuru yambaye, ni ibintu byambayeho, true story. Ubwo aho hantu nagize sinari mazi, naho gusaba amazi nari mfite. Ubwo n'inzara irabura, geraho no kurya none bite n'ikibazo ufite, kurya ukabibura burundu. Ukumva noneho ahubwo umeze nk'uri umuntu udafite roho, ukumva nturiho. Ukumva nturiho mu buzima bwawe. Ubwo bahise bajyana ikirego kuri polisi, bashyiraho profile, ifoto ko ndi gushwaka. Ubwo byamaze kubaho ko
ko ndi gushakishwa. Mbo ibyo bintu byageze mu rugo, naribye, mbo ndanaturutse polisi. Iwacu bahise bahangayika, nabo bahise bashyira ikirego kuri polisi ko babuze umwana. Umwana aragiye arabura, ngiye gushakwa mu babuze no mu bibye, ngize kese ebyiri. Muri njye sinari nzi ukuntu nari imeze. Ibyo bintu sinzi ko byabaye ko no mu rugo byageze. Ubwo ntangira gushakwa, dosiye yo gushakwa ngo narabuze na dosiye yo gushakwa ngo naribye. Nshakwa n'ibintu bibiri. Mbo abandi bakoze mu kazi ndakora, barakora bo, ngiye ubwo ahubwo icyaha cyose kinjya. Bajya ahantu nakoze, ukumva ahantu hose bahita babaraza ahantu hose wageze naho wakoze. Baraguha ati umuntu yaragiye. Ibyo bintu byabayeho mu buryo ntazi. Iminsi 2 yarashize, iminsi 3 4, nanjye ntazi aho ndi kuba. Utararya nanone, utaranywa. Ibyo bintu bitekereza burya wishimye. Iyo uhangayitse nabwo. Ubundi bikurya, kunywa, koga ni ibintu dukenera mu gihe wumva uri free, nta kindi kibazo kiriho. Namaze iminsi 3 4 nta mazi nta na bomba. Mbo hari agaseta kabayemo kari gahari aho hantu njyamo, natangira kujya nikorera imizigo ndi umwana mutoya. Ubwo nari mfite imyaka, ubu mfite 21. Icyo gihe nari ndi mu myaka 17 16 hafi. Nangira kujya mvuga ngo kano kantu nkageze he. None ubwo kwiyakira byari byaranze, ndi wa muntu nari meze nkaho na polisi nshaka ntomboye ikamfata kanjyana aho nshaka, ariko ubuzima nkabuvamo. Nangira kwiheba, nangira kwiyanga mu buryo bushoboka. Mbo ndavuga ati nta yindi gahunda. Byamaze umunsi wa 4 wa 5 uragera, nangira kubona kubaho nishe. Ubwo nabaga nishe, nkaryama mu gihuru, nakwirika nanjye ahantu bambone, inge abamfate. Ubwo sinzi story yari iri mu rugo, bo bari barashatse ko babuze umwana w'umuhungu ungana gutya, n'ifoto yaratanzwe. Wabuze mu rugo ufite imyaka ingahe? Ubwo navuye mu rugo ufite imyaka 16 iri hafi 17. Ubwo navuye mu rugo mvuga ngo ngiye gukorera amafaranga, nzi ndi umukire. none nafashe. Ubwo abandi bana bari bazisubiye mu rugo, bibire mu buzima bwo mu rugo. Babandi mwavanye mu rugo. Ahawe no gutekereza ngo uyu muntu wacu, niyo mpamvu nkubwira ngo ikigare kiragoye. Habe no kuvuga ngo si umuntu bagende mu rugo bavuga ati umwana twarajyanye ariko yasigaye. Bumvaga ko nibajya kubivuga bazabaza byinshi, baragenda barabicejeka. Nagiye mbaho muri ubwo buzima mare iminsi 5 narakoze ikintu cyo mu kanwa kurya. Rimwe nibwo navuga ngo nirasa imbangiye kuri hantu ku gaseta, mbona umuntu afashe ni ku katine kare hari afashe bino bintu sambusa amandazi abisize muri puberi. Naragenda bifata ndabirya. Kugira ngo batambona naragenda terurana n'imyanda, ndiruka kugira ngo nongere munge abantu. Iyo nakubonaga uri umuntu nataga numvuje kunshaka. Mitamo kubaho nihishe ba muri ubwo buzima. Noneho icyo ubwo wari umunsi wa 5 njya gukora, njya aho hantu muri iyo kantine, bafashe ibintu byanduye byangiritse abijugunye muri puberi. Naragiye nanjye ndabifata ibyo bintu nkabitwara, nkajya kubirira hirya. Noneho nubwo hagezeho ambona umuntu arambwira ati ese wa mwana kuki uri ku muhanda? Egusanze he? Yansanze n'ubundi nagiye gutora urukumva. Ubwo nagezeho kubera ubuzima nari ndimo n'inzara, mvamo hantu mureka kwihisha.
ndati kumva nimaze kwiyumva ati nimbashaka bazambone niba namfunga basi nzabaho birenze uko ndiyakira nyine okay ko nararaga hanze nkaba hanze nakoga ntagira ute ndavuga ati basi hari ibyo nabona birenze numva ndiyakiriye ubwo nongera mfata inzira yo kuvuga ati reka nsubire mu mujyi handi Rusizi handi mu mujyi wa Kamembe ubwo nsubiyeyo niho nahurikiye usubiyeyo nyuma handi nakoraga bwa mbere ukumva bagiye gukorera iperereza bamubwiraho yamvanye deni ndangije tuza gukubitana mu nzira turahura mu muhanda arambwira ati we nta soni timeze ute wowe uvi wanyu urangize wibe wundi wakuwagushize ahandi nogushiraga ya bwa mbere nkanararamo ubwo arambwira ati kumbi nari narakubuze ndagutomboye ibintu byanjye byafashwe kubera wowe abahamagaye wa mukire nanone wabaye wa kabiri wagushinjaga ubujura ahamagare wa bukire hahandi babatipe b'abasore babiri bakoreraga amuhamagaye ubwo deni yahise yanga kundekura baramfashe abaramuhamagaye araza banshyira wa mukire baraje anshyira mu modoka ya Ravafo ntiyaboneraga sinari nzi aho ngiye bansizemo ati noyo okay mushyire mu modoka naragiye muri ubwo buzima nabayeho nabi ntabwo yanjyanye kuri polisi yanjyanye ahantu hasa nkaho hijimye ubwo hariwe mu rugo ariko atari aho yabaga rwari urugo rwe anshyira ahantu henze kuba hatabona arambwira ati uyu nguyu wenda mwifasha si ngombwa ko mujyana kuri polisi uri kumva ubwo yaranshakaho amakuru hari amakuru arakeneye yibanze mbere y'uko ajyana kuri polisi niyo mpamvu atahise ahamagara polisi ko yambonye ubwo yaranjyanye anshyira ahantu ahamagaza abasore babiri barambwira ati iki kirara n'uwandi wanyibye nshaka ko muvana mu makuru yose yuko ibintu byagiye naravuze ukuri ndavuga ati ukuntu byagenze banga kunyumva kuko wa mutipe yari azi ko isa ashobora kuzambona nawe yari yarasezeye yaragiye ntabwo yarakiri muri ako kazi yari yaragiye noneho babwira ukuri ndababwira ukuntu byagenze banga babyumva ngo arangije yanze kunyumva hari mu rugo rw'umuntu hari mu nzu ya kadasiteri ariko igaragara ko itabamo abantu yubatswe isukuye nziza ariko itabamo abantu noneho ajyana muri za nzu za negisi anshyiramo amfungiramo ubwo nta kurya hari kuri sima gusa ku munsi wa mbere mu ijoro umuntu yaraje arambwira atashye ati ni njye nyiri bya bintu ndagira ngo umbwire ukuri kwa nyako kuko ibintu byagenze ni njye kwifitiye isa n'isaha wanapfa kandi ntawe wabimenya polisi ntizi kuri hano turakizi arambwira ati ndakizi ngomba kukubwira ukuri kose ndabyemeye ntabwo nzi ko ibyo bintu bibaho mu Rwanda bibaho cyane nyine abantu baba bafite ubushobozi nyine aba afite ubushobozi bwo kuba yakugira uko abyumva kuko n'ubundi kuko nawe uri ntawe uba uzwi nta n'uba ukuzi wakuvugira aba yabasha kuvuga ati yaranyibye deni njye nari mfite ikirego yuko nibye ubundi ubwo nari ndi igisambo ubwo icyakurikiyeho namubwiye ukuntu byagendaga kubyumva yanga no kumva ko ari umuntu twajyanye ahubwo yaragiye arambwira ati uri buze kubimbwira nakubikubwiye nakubajije
yohereje umuntu w'umusore arambwira ati ntabwo ushaka kuvuga uburyo winjiye muri iriya nzu, ko amakuru ahari aravuze ko ari wowe winjiye muri iriya nzu. Si ukukubeshya, yazanye iriya nkoni y'indembo asuka amazi hasi arambwira ati uryama hano. Aryamye hasi arambwira ati ntushoboye kuvuga uburyo winjiye muri iriya nzu, ndata ukuri nakubahaye nuko ngo nta kindi kintu cyo gukora nari mfite. namubwiye ukuri yanga kukumva, ndangije ndamubwira ati niba wumva ko ibyo nakubwiye atari ukuri nkorera icyo ushaka. Yarankubise, yamfashe arankubita, nanjye ubwanjye ndavuga ati wate, numva ubwanjye muri njye sinkiri umuntu, ahubwo nkeneye kwipfira. Ahubwo nanjye nari ndamushitinga, ndamutukinga, ubu ndamutuka, byari by'ubusa, byose byari by'ubusa. Intego ko ari ukunkura mu makuru. Arankubita bugezeho, yarankubise aho bugeze, ndavuga ati numva yankubita numva ntago ankubise, ahubwo nkumva yakomeza akankubita. Ninabaye nk'umuntu utariho, ninamusabye imbabazi ati mbabarira, ni ukuri sinjye wabikoze, byagenze gutya, mbwira ukuri kwa nyako. Urufunguzo warukuye, waracishije, warucuriye, nihe warukuye? Ubwo namumaze mubwira ukuri, naho byageze mu mbikira agenda aceceka. Ndamubwira ati kora icyo wifuza, ahasigaye njyewe niba ushaka kunyica byaruta ko wanyica kutwangira gutya, niko namubwiye. Arambwira ati niyo wapfa ntitwakwifuza gupfa ntaramenya amakuru nyine. Ahita yongera akinga aragenda. Bwakeye mu gitondo bose aragaruka, arambwira ati ntabwo urambwira uburyo byagenze, ntabwo ukeneye kumbwira uburyo byagenze. Ndamubwira ati niko kuri kwanjye, ariko iryo joro ryabaye amajoro arenze nk'icumi. Ubwo nyine uwo mutipe kari ko kazi, kandi yarabihemberwaga ku makuru mashya muhaye, niko yahemberwa. Kumva nta muhe yangiriye. Ubwo nari ndi muri 17. Arambaza ati wanyu nihe? Ndamubwira. Arambwira ati ngo ni gute wageze muri no kambi? Serious, naramubwiye true story kuntu byagenze, mubwira naho nabaye. Nyine hari igihe ukora ikintu nk'akazi, ariko ukaza kugira umutima w'umuntu. Yaje kumfasha gucika. Arambwira ati umukire nta muntu wagufitiye, gahunda ni ukukwica, kandi barakwica ariko umubwiye amakuru ya nyayo. Ibi byose uri kumubwira ntabwo ari kubyumva. Akeneye umuntu ngo afite amakuru y'uko wamucurishije urufunguzo, ashaka umuntu warucurise. Mu gihe utaramuvuga, we yumvaga ko nagifashe urufunguzo nkarucurisha, deni nkagenda nkafungura nkakuramo ibintu nkagenda. Kuko n'undi yarasanzwe nza ku kazi, ahambona naje kubareba, kumbwira ngo nkore utuntu runaka. Namubwiye ati ubwo niba ariyo mahitamo ufite azanyica nta kibazo, ko n'undi ubuzima mbayemo ntabwo ari bwiza, nzipfire nta kibazo. Ati ikintu ufite ni kimwe, ni ubucikisha gusa, ngiye kwemera gufata kesi yawe, nuyifata umbabarire, sinzongera kukubona muri uno mujyi. Ahantu uri, ahantu hose ushaka kujya, ariko sinzongera kukubonamo hano. Naje mu modoka, sinari nzi ngo mu rugo nsubirayo, naciye. Ntabwo nari mazi ngo naciye.
cyari cyo kwari ugutega ikansubizayo ariko ntabwo narinze ndabati waba unkoreye cyane ubwo nari maze iminsi 3 nkubitwa bamenaho amazi mu Rwanda ubwo byaje kurangira ntabwo arashaka kuneza polisi kuko we amakuru arashaka yari ayo ngayo yayamenya akikurikirana uwo ko deni nge yamaze kubona ko nta kintu yankora ubwo ubundi arangije arambwira ati ngiye kugucikisha nimara kugucikisha uhita ushaka kuntu urara utaraye muri uyu mujyi yaje mu ijoro arambwira ati ndaguha urufunguzo we numva nta muntu ukiri hano uze gufungura hano wiyeranje wurire hano wasimba uce hano ubwo hano yanyerekaga cyari igipangu kimize gifite hari icyari kirekire nari gushaka uburyo bwo kuhurira nyine biragoye ibyo niyo mbitekereje numva atangiye byabayeho ubwo tinyuka umunaniro nari ifite sinaryaga sinanywaga cyane ikintu cyaje kubaho gusa iri gukiza ubuzima nawe ibyo byose ubyitaho ndangije ndavuga ati urakoze cyane nta kintu cyo gukora nashatse uburyo nuriye inshuro 3 ngera hejuru nkagwa ubwo uri kumva nta mbaraga nari mfite namaraga kurira hejuru kugira ngo ngere hasi nkahinuka nkagwa inyuma ariko nagombaga kubikora kubw'amahirwe bwa kane naruriye ngwa noneho ngwa inyuma sinasubira imbere aho mvuye nahise ndyama ku gipangu aho ndasinzira simenye nuko byagenze ahubwo nikanguye mbona buri gucya bwakeye ubwo abantu bari kumpitaho bagenda naho kumbaza ireka ubwo nahise nkora iki nahise ndeba ukuntu mva aho hantu ubwo naragiye nk'ahantu h'iminota nka 20 wari wambaye nari nambaye ya myenda n'ubundi navanye hantu niyo nari ngifite ubundi ngenda ahantu mu gihuru ndaryama ubwo nahise nirambika ndaryama ubwo hari nka 2:00 3 z'amanywa ngeza 3 z'ijoro nyiri aho ngaho kuko yari yambujije kugenda ku mano bati nahura nawe 3 ubwo ndigenza mbona hageze 5 nta mbaraga nari mfite zo guhaguruka aho hantu ndahaguma maze kuhaguma none mbona ndongera ndasinziriye burake bukeye ntari ndaguma aho hantu paka inzara yari nyinshi ari ahantu bari bahinze imyumbati hafi aho nagiye kuyo ko nta buzima nari mfite ari kumva mvuga ati ibiba bibi njya gushikura nta mbaraga nari mfite nabyo biranga njya gucukura ubwo amahirwe mpura n'umwe mukuramo ndawuhekenye w'abandi sinenza ruwande ubwo kumva iyo bamfata naho byarakwitwa ko nibyo ariko ibyo sinabyitaga ntabwo narazanzamutse ndavuga ati nakundi ni ugutaha nagiye mbaza uko nagera mu mujyi wa Kamembe nsubirayo ariko nagendaga ubwo uri kumva ijoro najyaga kugenda nkahera nk'isatanu z'ijoro ngenda mfata icyemezo cyo kuva Rusizi n'amaguru njya mu rugo ko nandi mahitamo nari mfite ubwo ikirego cyanjye cyari cyaribagiranye uko bisokoze kuko iwacu batanze ko umwana yabuze namaze iminsi 3 ndi mu rugendo ariko ndi sinagezeyo n'amaguru kandi nkagenda isaha z'ijoro gusa ntabwo nahageze naje kugera mu nce z'ibyaro ubwo uri kumva narebaga ukuntu niyeranja mu kurya ahantu nabona imyumbati nabona ibyo bigori nkahekenya cyari igihe cy'amero by'ibigori nkagica nkagihekenya amatadeni nkagenda nanone ndareba ndavuga ati naho nahinguka mu rugo fata icyemezo cyo kujya gusaba akazi k'igishumba kuragira inka kujya njya kwahira nkaragira inka
natwe mu rugo rwa mbere ndavuga ati mwandangira hano nakora akazi k'igijumba, kuko nabonaga nta kandi kazi nakora bitewe n'uburyo nasaga n'uburyo nari ndeba meze, nari ndi gahunda nari mfite. ubwo nahisemo kuvuga ngo ngiye mu kazi k'igijumba. nagiye mu rugo rwa mbere, gusa mu rugo rwa mbere nagize imana bampa ibiryo. niya ahambwa ati se ntabwo yari umuntu w'umumama wenze kuba umukecuru ukuntu, ngo ntakurangira ku muhungu wanjye yari akeneye abakozi, wowe ryama urye ejo nzakujyanayo, nzaguhamagara haze bagutore. ubwo mu gihe cyo kuhamagara basanga yabonye undi mukozi, arambwira ati nta kibazo, hari abantu b'inshuti yanjye hano baba bashaka abakozi, nzakurangira. mba ngumye aho ngumana n'uwo mukecuru, yari afite abana be babakire, nyine ntabwo bahatahaga aho ngaho, bari bafite ingo zabo. tuba tubibane n'uwo mukecuru, gusa n'umwana mwiza, aranyidabuta, angurira nyine hari abantu beza nawe. agenda mu isoko aho ati ni imyenda gusa, none njye nzaguca mubwira story yanjye. umukecuru byaramubabaje kurusha uko byambabaje, araturika rero ati n'ibyo bintu byakubayeho, ati n'ibyo bintu bishobora kuba ukaba ukiri ugihumeka, ati niko bimeze. ubwo nanjye nari ndi kumva noneho nyine no gutaha, najya mu rugo. ubwo yarabaye amezi 6 naragera mu rugo naravugana nawe. umukecuru gusa yaramfashije, angurira imyenda, ngurira udukweto, arambwira ati se basi ngufashije ukajya mu rugo ntabwo wajyayo. nawe tuba ukoze cyane, ntabwo nitinyaga kuba najya mu rugo. nari nkumbuye ababyeyi, abana bo mu rugo, nkajya numva noneho nakurura ifoto nkatekereza uburyo nari mbayeho mu rugo, nkatekereza uburyo mbayeho, nyine nkavade ibintu kuki byambaye. ubwo nyine umukecuru arambwira ati nta kibazo, banze ko arabuke uzajye mu rugo musa neza. nyine umukecuru anshakira akazi, arambwira ati aho nari nizeye kumva ko wajya ku muhungu wanjye ntabahari, habonye undi mukozi. kugira ngo rero utazongera, sinatuma ujya ahandi hantu nizeye, abantu b'inaha ni babi. ntabaye 2 cyumweru 2 anyitaho, angaburira ameze nk'umwana we. umukecuru ndamushimira cyane, mwitabo ni Firida, thanks, ndamushimira. ndagushimira cyane, ni Firida, thanks. yamvanye mu mwijima anshyira mu mucyo, rwa rumuri bajya bavuga, amfata nk'umwana we. byari byiza cyane. ni inkuru ibabaje, it's okay, sorry, wihangane, sorry. sorry. ihangane bijya bibaho, njye nararize byarashize. si uko ntarira, ahubwo ari ibintu wakira mu buzima bwawe, ukumva nyine ugomba kubyakira kandi ukabicamo. sorry, pole. yaruhuka wumve ko utuje.
nyihanganire Mami Frida turamusuhuje amashimwe menshi ku mwana yeah kandi ibyo yakoze yabikoze uko abishobojwe byose aho azakubonera hose turamushimiye bibaho ngo twige kandi tubere abarimu igihe baba bikeneye kugira ngo wundi ubitekereza yubahe ku babyeyi be iyo naza kumva ko nkomeye mfite icyo nagezeho ngomba kuba umuntu uri star ntabwo ibyo byose byari kumbaho icyo ni ikinyafu ntabwo brainminga cyane hari impamvu yabyo Bonifrida ndamushimira cyane ndamushimira yakoze igikorwa cy'intwari waba washaka ibukana tuye nkareka ni surprise mufitiye nzamutungura anytime uzanyibutse tumutungurane nzabikora ndi umwe nzongera noneho mbisharinge no mu bantu nshaka kuzajya ndi umwe ndamusuhuje cyane yambere umwana mwiza ampa inama nzima anyumvisha ko ngomba kubyakira hari udustori yambwiraga twiza tukangarura muri modo ariko ni birebire twumva muri ibyo byumweru 2-3 twameranye twavuganye byinshi numvaga nasubira mu rugo kubera iyo mpamvu ariko kubw'ubuzima naciyemo nashatse kujya mu rugo sorry yampaye itike yanguriye imyenda kuko namubwiye ko nashaka kuba najya mu rugo kubera ko nari imeze arangije arambwira ati ababyeyi turi abantu beza umubyeyi wawe niwe muntu ushobora kuba yata ubuzima kubera umwana we nta wundi muntu ushobora kuba agaciro umubyeyi inama nyinshi ubuzima yaciyemo amasitori ndende hari ukuntu nyine kino gihugu twagize amateka amatari meza uburyo bavaga Kongo baho bimukiye bakarasa ndabyumva ambwira story ye nanjye numva ndi umwana kuri iyo story yima imbaraga ndumva ndakomeye ariko urabona amazi y'ibiziba aba ari mu rubobi yarabaye umuhondo niyo banywaga bari mu mashyamba ya Kongo muri kiriya gihe nyine igihugu cyacu cyakiri mu icuraburindi nshimira his excellence nawe yadushyize mu mucyo sibyo abantu twese nitubibona ufite aho wavugira inkuru amateka ni ukubera we ni umuntu uri stronger ni imana umuntu iri inyuma yarebye ngo ni imana ngo umuntu ngo imana yiremeye ngasa nk'uwavuye mu ijoro mubona muri iyo shusho so umubyeyi nawe yambereye imana yambereye umubyeyi gusa umubyeyi nahinduka ariko nawe ni umubyeyi wa kabiri mfite ababyeyi babiri wambyaye n'undi wanyadawuse mu buzima ubwo nuko naje gufata inzira ambwira ukuntu byagenze ukuntu bagiye ari amashyamba kilometero bagendaga uburyo bagendaga bagera ku mupaka umwe akavamo umwana we bakamusigarana akemera kumuta akakomeza ibyo byararangiye yambwiye izo nkuru zose ziramfasha zirankomeza numva mbaye strong ngize imbaraga zo gusubira mu rugo nageze mu rugo nari maze kuba gucya gusa neza gusa ababyeyi ntibitaye kuri bya bibi nakoze ntibitaye igihe namaze bari bazi ko narapfuye story zose zanjye bumvaga ko ntakibaho kubera ko no mu kugenda kwanjye sinababwiye ngo njyanye n'uyu ngo wajye kumubaza
abana baragiye baratuza. Urabizi abo bana bari bameze neza iwabo, ari ba bana ahubwo bahise babigisha undi myuga, kuko harimo igihe cya covid abana bagiye gupfa ubusa bakabariha ibindi bintu bakora. Nisanga twarongeye kuvugana, bari kunyikoza, bavuga ngo iyo ukize baraza, kandi uko baje niko bagenda. Iyo usubiye hasi nta n'umwe nanemerewe kuvugisha bitewe na level bari bariho. Bacu baranyakiriye gusa nyine nk'ako direct nta kintu bari kumbwira. Baranyakiriye nk'abantu bakumbuye, nk'umuntu uri bazi naravuye mu buzima. Naricaye mbabwira story, byarabababaje, birabababaza pe. Ndeba ubuzima nari ndimo ahashize nyine mu rugo, ndeba n'ubwo mvuyemo. Nyine ababyeyi ni umutima w'Imana wa kimuntu bagira. Ntibitaye ko nagurishije ibyo, ntibitaye ko nagiye n'abasezeye. Nyine ndashimira cyane cyane papa and Mary. Sinzi n'ukuntu nashimira, hari ibintu byinshi umuntu aba yavuga mu buzima. Papa ni umuntu wabayeho mu buzima bubi, kuko yabuze ababyeyi bombi hakiri kare. Ubu mbona uko nta sogokuru nzi nta nyogokuru nzi. Ni ibintu biririyo. Afite ababyeyi bombi ariko nta nyogokuru nta sogokuru nzi. Papa yakuze atubwira ko yakuze ari umuntu wihigiye ubuzima, agakundana na Mary mu buryo atarazi. Kubera uburyo yakuze amezi ari imfubyi, sorry anyihanganire, si byari byiza ariko anyihanganire, wenda ntanabibona yankoze ku mutima. Niwo role model wanjye nshobora kureberaho uko yameze kose, yaba ari hatariho, afite umutima. Impamvu mbivuga ni nyinshi, zirenze 3 enye 5. Ubwo ngubwo yaranyakiriye, yamfataga nk'umuntu, sinakwivuga mbere, mfataga nk'umuntu w'umugabo ukomeye mu bana be, ambonamo strong. Anize nari umuhanga, ariko nanone nari umuswa cyane. Ariko ntiyarebaga ko ndi uwa mbere, kuko asiko ndi kwiga. Ntiyarebaga wiki zanjye, ahubwo arankubira komeza, hatana. Noneho njyewe narwanaga kugira ngo mbone promote. Nicyo kintu nacunganaga. Sinacunganaga ngo mbone ngo amanota, ngo mbone umwanya, nacungana promote. Kuba yabonye ngo promoted uzimuka, yumvaga ari firufuri. Ubwo yarafite akababaro yuko uwa mbere yavuye mu ishuri abyanze, atabyishimira, n'uwa kabiri avamo. Dore abahungu 3 bakurikirana, uwa kabiri nanjye uwa gatatu tumeze nk'impanga. Ngira ngo turacyari kubyumva neza. Ukurikije iyi nkuru, Kigali ntabwo ari cyiza. Ni ukuvuga ngo Kigali kica ubuzima bw'abantu, kica usibye no kuvuga ngo urubyiruko gusa, n'abantu bakuru barabigira, n'abari mu kigero cyo hagati no hagati nta muntu utabigira. So niyo mpamvu ari isomo ry'umunsi ryo kugira ngo Kigali tukirinde. Urumva umuntu ashobora gukorera ikintu cyangwa akakugira inama, mukabifatanya, we azi ubwenge ari gutagetinga ubundi buzima bwe, we akakurekera muri source y'ubuzima bwawe bwose bitazagenda neza. Mwakora iki kiganiro, ndacyari kumwe nawe, turacyari kuganira. This is dark side. Ni igice cy'ubuzima bwacu butagenze neza, kandi ni igice cyigisha, ni ubuzima bwigisha, ni ubuzima bukebura n'abatarabijyamo cyangwa se n'ababirimo bumva ko ibyo bintu bizarangira neza cyangwa se aribwo buzima bwabo. Ni igice gikebura. Murakoze cyane, turacyari kumwe mu kiganiro. Muri ubwo buryo papa like yakubwiraga, uburyo yagufataga,
waje kubasanga yeah. umaze kubagera imbere no guciye mu ijambo urakomeza aho gato ariko ndi bafite ibibazo byinshi byo kubaza ntibyabura ubwo nageze nyine home nk'ibisanzwe banyakira nk'umwana nyine mu byo ntari niteze baranze ko ari ugutuka byinshi ariko banyakiriye neza bakurikiranye urugwiro yeah. kuba umubyeyi wabaga he kumva wari ufite igihunga cy'uko ndatakiriho cyane cyane ko n'ubwo buzima bwose waciyemo umubyeyi ntabwo yari abizi yaza kubimenya byari ku bindi gusa nyine nageze mu rugo baranyakira ndarya ndakaraba ndisiga kumva nawe mfite biographe banjye ariko tungana nyenda kwambara nk'ibisanzwe ba mwana mu rugo rimwe nibwo nicaye nganiriza cyane ubwo n'indi mishya nibwo nicaga narabaganirije mbabwira inkuru barambabarira ariko gihita kiba ikibazo kuri ba bantu twajyanye kuri kumva famiye be nabo bana byose biba ikibazo no mu rugo biba fight ni ibintu birebire wenda bizagera undi munsi wo kubivugaho ko byaragezeho habaho ibibazo mera arwara amezi 6 atazi icyo arwaye kubw'ibintu bamuteze mu murima kuri umuntu agenda mu murima bisanzwe bakamutegamo amezi 6 kwa muganga atazi icyo arwaye atagenda akorera ibintu byose aho yongera amara 6 mu rugo byose ni ibintu papa yabashe kwihangana bireba bigoye kw'icyo niyo mpamvu mvuga ngo niwe role model wanjye haba hashize n'ahazaza yabaye umubyeyi kuri wowe ama ni inama zirenze izo nabonye cyane gusa nyine haje kubaho kubabwira uburyo byagenze birangiye polisi babwijya kubwira ko nabonetse ntakongera kunshakisha hanyuma ahubwo haje gukurikiranwa cya kibazo cy'aba bantu byaje kurangira abambeshyeye b'abasore babiri umwe muri bo ashinjijwe ndamushinja ashyirwa mu rukiko nyine aciwe urubanza ntabwo nigeze njya mu rwego rw'ubuyobozi nawe wabyumvishe mu nkuru yanjye ahubwo gushyirwa n'ubuyobozi ababyeyi bagufasha abantu baguhohoteye ni ihohoterwa kandi rikabije birenze kuko mu Rwanda ntabwo bibaho ubundi muzungu cyane ntabwo bigomba kubaho waje kuganirira umubyeyi wawe yumva ububabare waciyemo niyo mpamvu yagiye kubashaka byaje kubaho wa mukecuru nakubwiraga afite umuhungu ukomeye uvuga rikijyana muri ako karere mushimira cyane umubyeyi wa kabiri aramfasha nyine babijyamo wa muntu aryozwa bya bintu yankoze asaba imbabazi turanazimuha birarangira deni arangije nyine hari ibyo bamuciye nyine kuko ibyo yakoze bitemewe yarafunzwe by'igihano mu gihe kingana gute cyane nyine bamufasheho tujya mu rukiko arabona bamuca amafaranga yumvikana n'ababyeyi ko njye ntacyo kuvuga nari mfite ubufasha bwose n'abaye ababyeyi pere n'umuntu ugira ibintu ucisha bugufi muri we ntabwo akazi ibintu guhera kera na n'ubu niyo mpamvu bwatari ibintu byinshi namwigiyeho ubwo tuvugana byaje kurangira imanza ziracibwa birarangira umukecuru umuhungu we araruca kubw'uwo muhungu we ndavugirwa mpahabwa ijambo ndarenganurwa niyo mpamvu dufite igihugu kirenganura cyane ntaje kuza ibyo bya covid byarangiye na covid birangira nsubiye kwiga nsubira kwiga nsoza amashuri yanjye ubu nararangije waje kwisanga gute muri supermarket hari ibintu nsimbutse byinshi ariko ndabyumva supermarket narasoje mvuye ku ishuri
ahubwo twese hari ukuntu nyine umva ngo nzagenda gushaka nize ni imyuga construction naje nje mu mwuga mvuga ngo nje kubaka nawe nsanga ni struggle za danje ni ibindi birebire ni ukubaka kugira ngo wubake bisaba kuba uyu bisaba kuba utanga ibi niba hari ibintu tuba tuzi teori pratique tuba tuzi pratique kurusha teori cyane tuba tuzi pratique kurusha teori ubwo ni ukuvuga ati iyo ugeze kuri site bagusaba pratique ubwo ni ukuvuga ati byaje kurangira ba basaza baba bazi kubaka bamaze imyaka 25 baba bagufite imbaraga gukora vuba vuba nta mwahurira bigasaba kugira ngo bakwariyante biragusaba ibyo utanga bigasanga n'undi nta kintu uri gucyura n'imvune gusa none ukabona akazi ejo barakwera iminnye umaze iminsi 3 udakora ugiye gushaka ahandi akazi kugira ngo umenyerane n'undi umwenjeniyeri ni ugusaba kugira ngo ibyo utanga bikakugora bitamo kwifatira icyemezo hari aho nabonye ku ishase nkora ukwezi ubwo nabwo nyine hari ibyo utanga kugira ngo ugukore naje kubona igishoro gikeya nkora kantine kuko amafaranga make cyane tukabira amafaranga make ibintu bijyanye n'umutekano inzu kurya buri munsi urabona ntabwo uba aho ngaho unarya ugasanga ibyo ukosoma ku munsi birenza ibyo winjiza ugasanga uri gukora muri cya gishoro birangira nyine mpombye nibwo nahisemo ari groupe nari ndimo bita nimba Prominati ishinzwe gutanga akazi mu bakozi niyo nagiyemo ndayijoininga yari umushuti wanjye twakoranye ahantu nyine nka gutyo yari comptable nawe abivamo mu bijyanye n'ubufundi nyine kurona kuri chassis aba ari umucontable ubushinzwe ibikoresho nta twamenyaniye birangira tumenyane bisanzwe tuvugana nka sisteri bisanzwe ajya gukora muri ako kazi gutanga nawe yari umuntu ushinzwe kuriyanta abakozi muri iyo kampani then birangira nyine ansizemo nanjye njya muri abo bakozi banshyira groupe mbonye alimentation yo gukora service joiningamo barakanyemerera then ndakora niko kwisanga muri alimentation nawe nuko twahuye ni byiza bitewe n'urugendo rurerure waciyemo kandi icy'ingenzi cyane ni uko ihohoterwa wagiriwe wariboneye ubutabera cyane kandi nabyo by'ingenzi cyane ibindi ni ubuzima bukomeza cyane burakomeza umunsi ku wundi ndashima Imana yamvanye mu rupfu urabyumva nawe ubuzima ni burebure hari amajoro hari igihe igisima cyari kuza kikakurya abagizi nawe bari kukwica runaka ariko Imana niyo yabyemeye hari ikimana ari nezeho nawe ni iki ngiki mbere yuko ujya muri icyo kigare umvaga umeze neza cyane kandi umvaga uri step cyane niki kintu wicuza ukimara kugerayo kitari uvuga ngo kuki nasize ababyeyi banjye niki kintu cya mbere wicujije cyane wicaye uvuga uti nubwo mbona yameze gutya iki ndacyicuza kubera impamvu hari uburyo ki ushobora kwicara ukavuga uti wenda umubyeyi ari ku ruhande ko umubyeyi ni ngombwa ari ukuntu utekereza ukuntu wasize iwanyu ugatekereza uburyo ki wagiye ugatekereza uburyo ki uzasubira uvuga cyangwa utanasubirayo nyuma y'ibyo iki kintu wicaraga mu mutima ukavuga uti iki kintu ndagikoze ikintu runeka nishinze umunsi ku wundi respect uko bamfataga mu rugo ukuntu nari umwana w'icyitegererezo mu rugo na n'ubu narabizi narabibuze niyo ushobora kuba ari ko umeze cyangwa baransubije muri uwo murongo ariko ntabwo mbyizera respect icyubahiro nari mfite mu rugo cyaratakaye uburyo bagufataga agaciro baguhaga karatakaye
ariko nanone ku mubyeyi ntabwo bihinduka nyine ntabwo byahozeho banyitaho nko kwa kundi ariko muri njye mba numva afite ashamed kuba icyo utekereza wazakora kugira ngo umubyeyi wawe cyangwa ababyeyi bawe babone ko wabaye yanyangamugayo wahoze uriyo ikintu ntekereza kinini numva mbonye ubushobozi ni ibintu byinshi nakorera mu rugo tureke wenda dushobora kuvuga uti wakubakira mu rugo ubushobozi wabaha ibintu badafite wabunganira muri ubu buryo wenda kuri barumuna bawe cyangwa kuri bashiki bawe ariko ni iki kintu cyahatari wumva cyatuma ugarura icyizere ku babyeyi bawe ikintu cya mbere numva nakora cya mbere ni uguha ibyishimo papa mu buryo bwose mbese nkumva ko yumva ko abayeho kubera njye respect numva ibyo kintu mbaye mfite ubushobozi bwo kugikora akumva ko mbayeho kubera we niyo napfa ntacyo nakishinze ntajya mu ijoro utekereza ko kugira ngo bigereho byagenda gute kugira ngo mbigereho ni ibintu birebire ni ugukora cyane icyo nakubwira cyo uracyari mutoya uracyafite impamvu zo gukora uracyafite impamvu zo gukura uracyafite impamvu zo kuba ugifite ubwo buzima kugerageza nta kintu bitwaye ariko nanone kugerageza hari step ugomba gucamo cyane ntibizatume ukora ibyo utakagombye gukora kugira ngo washimishe uzakora ibyo ugomba gukora kandi nabo bazishima kandi no kuba bakubona gutya ndatekereza niba barageze muri supermarket hari n'ubundi buzima burahari cyane kuko nshobora kuba hari ikintu nkeneye ariko umubyeyi aguhamagara ati mwana wawe umeze ute nicyo kintu cya mbere kiba kinshimisha ko numva wenda Mary cyangwa papa amamagaye akaba hari ikintu azi ko namufasha nakemera nkaguza nkajya mu ideni nshobora kumwereka ko mfite kugira ngo nyine mbashe kumushimisha nta kintu kimushimisha nkacyo hari umunsi wari uri mu cyumba kimwe baragufungiranyemo kubitwa utarya udasinzira inkoni zirababaza of course inkoni buriya umuntu ukubita mu byimba wawe ni nko gukora mu bwonko bwawe ni nko gukangura ubwonko bwawe ariko yamara kubukangura akabusinziriza burundu cyane ububabare wacagamo ndabwumva ni iki kintu watekerezaga ku muntu warebaga akugirira nabi hejuru y'uko ibyo akugiriramo nabi utanabikoze ni iki kintu watekereje kuba wakora uvuga ati uyu mwanya nk'ubonye hari igihe uri mu kababare udashobora gutekereza ikintu wakora sinzi bari kunyumva ndabyumva uburibwe ntabwo buhita buguha icyo wahita ukora ako kanya wa munsi wazamukaga igipangu ukagura inshuro 3 iya 4 ukagwa inyuma ugasinzira warakangutse ushobora gukanguka n'ikintu watekereje hari uguhunga hari ukwihisha hari no kuvuga ngo nk'ubu ngubu ushobora guhita umuntu asohotse gatoya agashima y'icyo gipangu ahita kubona akagusubizamo ikintu natekereje direct kwarugunga kuko nari mbayeho nabi nkubitwa umuntu ugukiza inkoni zabura umugoroba kurara mu mazi ademba hasi ukaryamamo solution ya mbere kwari ugucika ariko nta mbaraga nari mfite zo kuba nacika nabonye zo kuriraho sinzi n'uburyo zabonetse ariko zo kugwa ngo maguruke ngende nazibuze ariko icya mbere kwari ugucika nkava nkuko nari mbisezeranyijwe nihe motivation ni iki cyaguteye imbaraga zo kumva ubabariye umuntu kugiriye tureke wenda umubyeyi ashobora kubabarira kandi umubyeyi n'umubyeyi ashobora kuvuga ati
gutya na gutya akabyanzura uko ariko niki cyatumye niki cyaguha imbaraga zo kumva babareba abantu wari wababarira this time cyangwa hari akantu kari mu mutima narababariye intandaro zose ni wa mukecuru nakubwiye niyo mpamvu watumye babarira cyane rwose ariko uzi umuntu wagufata wowe uko ungana mu bana bawe batatu agakuramo umwe akamwica ureba deni waharangiza mugahurira ahantu uri open ufite urubanza kuba bati bamufunga cyangwa bakwice agahitamo ngo bakureke nsaba imbabazi icyo kintu kirakomeye umwana wari wowe sibyo kandi ababyeyi ba mama mukunda abana cyane uwo mukecuru yamaye inkuru yanyubatse ku mutima kubabarira no gutanga narababariye kuko nabyo bakoraga ntibari babizi ntiwambeshyeye kuko yarabibyojwe nta rubanza dufitanye narababariye ntabwo ndumva neza impamvu zaguhaye imbaraga zo kugira ngo ubabarire umuntu buriya kuko cya gihe uri kubabara uri gukubitwa utarya utanywa hari ikintu buriya hari igikomere kirahari ariko nuko cyaguhaye imbaraga zo kubabara hari igihe umubyeyi yakubwira ati bababarire umuntu akubwira ati bababarire ariko wowe kubera ko ibyo bintu ari wowe wabicagamo iki cyaguhaye imbaraga za mbere nahawe ni iz'uwo mukecuru uriya mukecuru ndabyumva yamaye inama ambwira ubuzima aciyemo ambwira ukuntu yabuze abana be babiri areba kandi babica urubozo kubw'amateka ari amateka abaye ti wowe nkuciyeho ugutwi ugutoki akaboko areba umwana we akagira umutima wo guhaguruka akagenda abenshi ntabwo twabishobora nk'ababyeyi deni bakongera inyuma y'igihe bakakugarura wa muntu wakoze ibintu ureba ukamubona muri ya shusho akora bya bintu wa muntu wawe ukamubwira ngo ndakubabariye mukaba muri inshuti kumva icyo kintu mukaba muri inshuti uwo muntu umuntu akubwiye icyo kintu n'uwagukubise n'uwakwiciye wababarira nde ari nkawe nta imbaraga zavuye yaranyubatse mu mutima w'umuntu ngiye kuri njye nzi ko nzihorera nkahura n'abo bantu nkagira nabi nkapfa ariko nabo bapfuye ariko uwo mutima wamvuyemo n'ubu twavugana twaganira nabo bakoze ibintu byose nabo sibo nkomeje kugushimira cyane kubw'inkuru duhaye irababaje cyane irakangurira urubyiruko kutagendera mu kigare urubyiruko turishuka cyane tukagendera mu kigare cyangewe nawe nturiye ariko njye wowe ni wowe uriya nturiye turi abantu batatu ntukite kuri uriya cyangwa nawe nturiya aho wite kuri wowe ubwawe hari ikintu watakaje ku babyeyi bawe byinshi cyane kubera ikigare ari nayo mpamvu ari nayo nkomoko yo kugira ngo tuganire n'urubyiruko urugendo rwacu cyangwa se mu myaka yawe muri iyo myaka wahuye n'ibyo byose wambwiye ngo wari uri muri 18 17 16 ariko hari ikintu wumva ushaka kugarura utabasha kubona kugarura inkuru numva ari ndende cyane gusa ni byiza gusa icyo dukuramo ngo ni isomo k'urubyiruko kutagendera mu kigare ikigare ni kibi ikigare si cyiza witeho wite ku muryango wawe ugendane n'umuryango wawe cyane nkomeje kubashimira cyane kubw'ikiganiro cyiza twagiranye kandi ndagushimiye cyane tugeze muri time nubwo mwihutishije cyane hari igihe ikindi gihe tuzaganira story yose tuyirangiza tugeze mu kindi kiganiro cyangwa se mu kindi gice cyo kuvuga ngo ijambo ry'umunsi niriye jambo wumva ari gukomeza umunsi ku wundi ubyuka uvuga uti kubera ijambo reka ngomeze hari umuntu nigeze kumva ijambo ngo tomorrow will be better than today
ejo tomorrow will be better than today. ejo hashobora kuba heza kuruta uyu munsi. Iryo jambo ryaranyubatse. Sinyireba uwo ndi bubu ahubwo ndeba uwo nzaba w'ejo. Rubyiruko twishora mu bintu byinshi bitandukanye, tujya mu bintu byinshi bitandukanye, nta muntu wabona n'iraha ritandukanye, nta muntu wabona wagukunda urukundo nk'urw'umubyeyi wawe. Umubyeyi wawe yapfa ku bwawe, nta wundi muntu uzigera wabona wagukunda kubera agapfa wowe ukabaho. Nicyo kintu cya mbere, baho uzirikana ko ejo hashobora kuba heza kuruta uyu munsi. Ejo hazaba heza kuruta uyu munsi. Nagushimiye cyane kandi inkuru yari ndende, yaribabaje, kandi hari urubyiruko rukiri muri uwo mujyo. Dukangurira no kugira ngo bagabanye cyangwa se biyibuke, haba imyaka ufite, haba icyo ufite, haba icyo ushaka gukora, wibuke neza ko niba ugifite amahirwe yo kuba ufite ababyeyi, ufite umuryango, wibuke kugira ngo ejo n'ejo bundi bizagende neza. Wikwica uyu munsi, wikwibaza uyu munsi, ejo ni heza kuruta uyu munsi. Nk'ijambo bababwiye uyu munsi. Ryari ijambo ry'umunsi. Ngenda gushimiye cyane kubwo kwitabira Dark Side. Murakoze cyane. Next time muzanumire tuvuge duseka, none twabaye today. Twebwe tubabaye ariko tuba twiri kwibutsa ibyo twaciyemo. Ntabwo tuba tukibirimo. Nishimiye. Biba kugira ngo dukangurire n'abandi bakibirimo cyangwa se bakibikomeje cyangwa se babishaka kubijyamo, bumve ko icyo kintu ari ikintu ushobora kujyamo, byita imikino ugasanga bikubereho ubuzima butari bwiza. Wakoze cyane, ndagushimiye cyane. Ni Sonia Mutako, nanone twaganiriye, twavuganye, umvishe ko Kigali ari kibi, umvishe ko kuva ufite amahirwe yo kuba ufite umubyeyi, hari ababijyamo badafite ababyeyi, hari ababirimo babafite. Wibuke neza ko waba ufite umubyeyi utaba umufite, ntabwo ari ngombwa kwica ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ni Sonia Mutako, nanone mbibutsa yuko ikiganiro ni Dark Side, kuganira, kunguranya ibitekerezo ndetse no kuganira kugira ngo dukire mu mitima, ndetse no kugira ngo dukize abandi, ndetse no kugira ngo abandi bashaka kubijyamo ntibazabijyemo, cyangwa se bibe intandaro z'uko ushobora kuba ushaka kubijyamo ariko ntubijyemo uyu munsi. Ejo ni heza, nk'uko yababwiye ngo tomorrow is better than today. Thank you so much. Ndabashimiye cyane. Ni Dark Side. Mbibutsa subscribe, inama, ibitekerezo, ndetse waba ushaka kuganira natwe, turashiraho nimero kugira ngo mujye namwe muzobwira ati turashaka kuganira na Mutako Sonia. Thank you so much. It's Sonia Mutako, Dark Side. Thank you so much.